baryo cy'igicucu uri gukomanga cyangwa uri kubambura urugi wa mugabo we kuje uvuga nabi umugabo n'uwanyo utukanaza urugi n'urwanyo ko n'urwazo none wowe n'urwazo cyari kintu kirayi urugi barutaruka urano wahereye ukomanga bazi icyo cyaka we kuza uvuga gashakane nyababye muri nyo ndagukubita urugi wowe ageshocho nasoni mugabo we kufite amahane oyenge abana barambamirwa baza batire tuwarete zarashize agamurira mujye tuwarete uyikuye he hanyuma ushaka iki ndashaka Aisha Aisha uramushaka muri wa rwego ko Aisha yapfuye n'abamushyinguye banutse none hana n'amasegonda 5 ashize maze kumuhamagara tumaze kuvugana ngo yarapfuye umuhamagara nkandi se utabanje guhamagara umuzamu nuko mushaka hakikariye tuzayimuka mu cyangwa kazi baguhaye akubuzamu ntabwo uri manager wa Aisha tutamubwira ngo aze ko ari we nshaka sawa none Aisha nawe hari yara kasenge kumva ukomanga urugino ufanda ku ayaza gusanga hanga agikora Sinjegera irashaka icyanura haka uyu mudugudu warabasazi warabademoni abazashyira bibitaro kabisa ahubwo se urashaka icyanga ubwo nje muraruzi ndashaka iki singe ntago mbanga ahubwo se ugabana nje kureba warabazi kubyazo mbwira gutyo uyu mudugudu rero bawushyiramo ibitaro kabisa ahubwo se ibyo bitaro wazabanje akaba ari babijyanamo wangegera ndabijyamo kanga ko nabivuyemo ngiye kunakiza umuntu arabakomanga turabanza no kumenya ikintu kimugenzaho gatangira ugasakuza igiki kikugenza igiki ahubwo se urashaka iki njye uranze njye uri gukomanga aha ngaha urugo nje muraruzi genda shaka iki njye mbanga ndamuhamagara uretse mwebwe Peti none ugafata isonga nitache njye uranze isonga karisona hizo ngenge nabinyuze mapeti ngahishe nje mu ndakiza ngangunene habwo ndabona ndi buguti nyamunka banka bari ako umuntu aguhabutamasha ukongeraho nje Peti kujya kurwana noneho urabona kujya kurwana kandashira hemufuri ninjiramo mukavuye wowe ndashira yinjegera igicucu cye hanyuma se amafaranga none ugakeka ko boss member ayari munsi yayase ahubwo se kitabona ni amafaranga icyo mbona se ni amafaranga kandi ngiye mbemba menshi barakubeshya uzanabaza igiminde bikize amafaranga bitaro ufite amafaranga ugende kari kose ubundi zije gushaka iki nyambo nayishara yega bose nshaka uzabatware bose bari no mu cyumba nshaka winjiramo mujyame agase wako wamburanye iki wowe kuri inshuti yanjye bose harisi icyabazima cyagiye mu kazi mwana cyo cyagiye mu kazi ntari ubu ngubu aya masaha ntabwo kiba kirataha ninjye zamu ninjye kapiteni wa runo rugo uri hano kuri kisawe ko twatandukanye nakubajije ngo uri hano kuri iki ko twatandukanye twatandukanye je kundeba se twatandukanye mwese wowe ari wowe widubukije ugasohoka ni wowe naje kureba ntabwo ari naje kureba ariko waje kureba nde nyine uri hano kuri wavukanye n'igiti kandi ibyo nakubajije ko ibyo muziranye wundi hano sister twaratandukanye nyine wavukanye n'igiti ntacyo twavuganye rwose no kugwebya none na nimero zawe naraziburutse I know waje gukora iki hano tubizi icyo nakubajije waje gukora iki hano nanjye nakubajije ngo wavutse uri ikinege se ikigwebya anavukanye n'abandi bakobwa ko beza kukurenza nyambo amakuru
rwose Wow. Nisi ko wagize shije ndabibukumbuye ntabwo wabyumva Twatandukanye iminsi ibiri mwari murakundana. mwagize ute mwaratandukanye wagiraga ngo niba utandukanye n'umuntu ntabwo ngeremerewe gukunda Urugero gusa rw'abavandimwe. ibyo mwapfuye Mwari musanzwe mukundana. Cyaza abavandimwe barabwira ko. Mwari bari nibyo mwaguze. ntabwo twe dusanzwe dukunda Mwakoze iki? Dutandukanye iminsi 3 murakundana gute se? Mwahuriye ko mwaratandukanye mwahuriye nyine? Mwahuriye. ahubwo si waduhaye umwanya tukaganira Ko? we buri gihe ubundi mu ikintu cya mbere twapfuye wowe nyambo mvuge nabi se cyangwa niyo mpamvu mbanje kwakure Nyambo, wow. ako si sister ni ikibazo Urugero gusa rw'umuvandimwe. nisi ko mwatandukanye ngo mbona ukimufuhira cyangwa ukunda narakubwiye cyajya nkubwira ngo ikintu cyatumye nazonera gukundana n'abakobwa mushiki wawe uyu nguyu byonyine reba urusaka afite muri kano Uruki? ibaze none iyo twago turimo mu bantu uzi iyo twago turimo kugenda muri exposition Nta cyongereza azi. yaransebyaga ibaze ko nahise mvuga nti sinzongera gukunda yaransebyaga niyo mpamvu wowe witonda uritonda kanyambo kandi n'inkerega tuzazitanga ibyo byora wenda Nyambo, really? nuko papa we ndamuzi Really? unyemereye sibyo unyemereye mu nka nzatanga mu nyambo nzatanga ntazagira ikintu no ari n'amata kandi nubwo nyamana ko ni sister wawe so namwe kumukana sister kandi ko mwaratandukanye twarakundanye n'ibintu bisiba ahubwo se cyangwa ngo nari namukunze mwirorerewe kwa kundi nazaga kukureba ahubwo nje kwirebera yagukunda utese n'amahane yawe Ubu nagupita mwese mugasohokana muri iyi nzu. Wereke, ntabwo uri kumva Ikinyarwanda. cyakora cyo shirire kamubwire kuko muravukana ariko we na petite sœur ikintu muhuriyeho ni kimwe gusa kimwe cyonyine urumva ubundi kanyambo urumva nyine wumvishe kanyambo ubundi nyambo ni inka zigira amahembe ameze gutya ariko wowe utwo duhembe natwe ufite petite sœur wawe uyu nguyu avuga nk'umuntu wamize iryo hembe ihembe rya amahembe yari kukujyaho yayamize niyo mpamvu cyangwa nanitonda ukajya ngo ko kajya inyuma aho ngaho ko kajya inyuma aho ngaho nuko nyine uri shege ntabwo witinya ko uri umukobwa simureba ntandeka papa se ubundi wajya ugabanya ubushinzi kugira umuntu w'umukobwa yenda agatanga impamvu yakwanze ubundi ubwo bushinzi n'ubushege buzakugeza he shirira ati hangane icecekere sibyo arakubabaje oya niyo yanababaza ugira ngo se nyambo share bamubwira ndi kumwe nawe ibintu biba biri balance sister waje se uvuye mu kazi umeze neza umeze neza akazi kagenze gute se akazi byari hatari ariko nyine mbonye ngashoje sister wanjye sister yitwa Priscilla Shibandi turakunda uyu mukuru se Puisa kuri meza umeze neza Puisa ukora iki se mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri ndacyaba mu rugo umunyeshuri ndacyaba mu rugo uracyakundana n'abahungu b'iwabo uri mwarimu nyine ariko nindangiza ishuri nari nkiri muri grade 7 urumva nta kindi kintu nsigaje ejo bundi nzarangiza n'ukwezi kumwe nsigaje nkahita ntangira ngashaka akazi tugakomeza mugakomeza iki tugakomeza tugakundana tukazakora ubukwe tugakomeza tugakundana twamara gukundana tukazakora ubukwe umwe tugakundana undi tugakora ubukwe muzahuriza he hanyuma si ubwo muzabana he se narangiza izabona akazi keza mbona amafaranga tugakora rero kabagira inama ntabwo
ntabwo nkeka ko papa aje hano yabyishimira muranyumva neza nagerageze ashaka ubuzima nyine ashake n'akazi ukore undi nta musore ugomba kuba yicaye uri kunyumva neza ugenda ukore nyine ageza kugusura muri geto yawe kare hano nziza zishaka abakobwa bawe nanjye naguze ukuntu mbigenza n'ukuri kumara ariko narinzi kariho uburyo buhagera abantu bose baciye mu muhanda urugi baruhinduye barakora kurukomangisha amabuye n'umushinya nanjye mfite bari banarukuyemo ubu narusubijemo bwa kabiri reba irangi ukuntu ryavuyeho maze gusara bandi yangana uba muzima wowe bandi wakihanganye wowe n'ibintu ubu byakomeye ahubwo bashaka no kuzajya batwiba koko uzi ko n'umuyobozi wo mu mudugudu yabyaye impanga noneho amakuru yakubajije njyewe mangira ngo twumve wumva iki ndaza kubisubiraho sibyo abakobwa bawe ingegera zo muri mudugudu zikomanga ngo zirashaka ngo kubaterekara ubuze njya ko ntabatereka sindumo umuyobozi we yibarutse impanga 9 umuyobozi w'umuyobozi ibi bintu ukoze nibyo nanjye nazimwe nshaka mu gipangu cyawe ubutanzanya nkoresha ibasi jya ubamenaho ibasi y'amazi ashyushye kandi kabisa zanyishyira ku mba uratere njye wabyaye abakobwa beza muri umudugudu ariko ushaka kandi ufite ibikobwa aza gutereta biko bibona nanjye nazimwe nshaka ngaha utaraparika imodoka ya VWT ntuzamufungurire sibyo Yosefani umvase nyine urumva na yanuza y'inyamirambo icya kibuga cy'umupira bagiye kugihindura amakuru ya minota ari kumva udoreba bagiye kugihindura igare ya Nyabugogo bayijyana ruguru none ikibuga cy'umupira bakijyana Nyabugogo urumva ikindi se n'iki biteye byabandi inozi nuza uyu muhanda uzamuka gutya bagiye kuwushyira hejuru naho uyu ujya downtown ugiye kujya hari ikintu nshaka kukubwira ariko urambwira iki n'icyo ufite ikibazo numva maze igihe tutaganira waba uretse kujya mu nzu kugira ngo tubanze tuvugane oya kamaze mindura urabona ukuntu mpindanyije sha kamaze mindure gutya hari ikintu nibagiye kukubwira baranyica noneho ubuze kuko nuza ndetse ubu papa abasanze hano mwamusobanurira iki mwamubwira iki kugira ngo yabyishimire we pusa umugabo ukore umugabo arangwa no gukora ntabwo yicara ubwo sisita ntashye na papa wowe wagiye gutaha kandi agusanze hano noneho byari ibyo byaba amaraso kugira tugiye sibyo umusirikare cya kizamu cyanze wego iriwe muhagarara iki igihugu nyine papa nyine yari yaje gufata ikayi yiwe yasize hano hano ni ku ishuri se oya nyine nuko yaraje kwifata ubundi asanga narayihaye umwana nyine bigana ngo ayimushyire ubu dore rwose nubwo akiyajyana nubwo yicaye nayimerekeje ataha oya nicaye tuganire nta kibazo kuja afite ikizamini ejo cyamaze va kacinja itevya hanyuma wowe kuticara papa nshaka kunyara uzabonyara n'ubutaha cyazwa aho ngaho se niko bite byawe bakwitane nitwa Puisa wiki Puisa kwisa n'ibiki nyine ahantu hanze kuri kokobika ariko imbwa yanyita Puisa umuntu w'umugabo witwa kokobika sha hanyuma ku wanjye ntagigera zemerewe kuhinjira wahaje nyine twariganye hehe ryari twariganaga muri tronko
mwariganaga muri tronkome mwiganye muri tronkome se ukaba ugeze muri universite ya mbere ibyo bihurira he sigashaka kunshushanya njyewe nuko rikaye nyine yiwe sister mushiti wanjye yari yamaye ese ko umuntu wese mwenda kurira ushaka kurizwa n'iki murize mu gihe ubyemeye nasobanura umuntu wakwinjijemo hano waciye he ko umukozi wanjye atemeye kwinjiza umuntu ukora iki ugira akazi wowe mba mu rugo mbonye umujura reka nzimamagare bazi bagutwara papa ntabwo ari umujura none niba atari umujura yaciye ko iwanjye nta muntu wemerewe kwinjira bamufungura ninde wamuhaye karibu ko umusatsi atagomba guhereza umuntu karibu umwana wo mu rugo ntabwo siko yitwa ndakora iki papa nyine yitwa kukubi yakora iki arabazi guta umwana w'umubaje akunda n'umwana wa fada ntabwo nakubwiye ko nta muntu wemerewe kuza aha ngaha iwanyu kuko yari aje gufata ikayi pe sinabwiye ngo papa agiye kuza papa waje sinabimenye papa uzi twirwanye ku buryo uzuka tu agira utugambo twinshi papa wiriwe neza agiye kumbesera ubu ndabizi papa reka nkubwire uyu mukobwa ubona hano uvuga ngo niwe wabyaye witonda uyu muhungu bakundana yaje mu gitondo kiva yabwishwe namubwiye ngo papa agiye kuza ndabareka tumwira ngo yatugira iki papa bukubizi koko natinyuka nkavuga gutyo nta kintu wantwara aisha arambeshyira ndabizi uyu mukobwa ugira ngo ni marayika niwe kiratugiye mu muryango nawe uramwumve papa nuko imana aisha ari kumbeshyira uze nibwo kigera hano kandi uze navuga ngo papa wanjye papa noneho umuhungu nawe twapurisi yitwa Claude ni umumotari udafite umwana wo mu rugo yegenda ukuri yaravugisha ukuri arakuzi muri uwo ntabwo uvugishije yeee ngo nuko ryari umu ex wanjye papa rero tuzamubwira umu ex wawe papa njyewe umuherezo musigaye musangira abagabo shaka umuherezo wanjye ngira umukunzi kubizi uyu mukobwa rero kamubwira ati papa ayisha tureke ubwo n'ibinyuzemo papa oya nakubeshya ntunzi ko unyizera ngira ubushobozi ndabyemera ariko reka muvuge uyu muhungu ntabwo twapfuye ngo yajyane puki ako si ubwo yewe umu ex wawe kuri kuvugisha ngo pu papa njyewe ngira umu ex umuherezo wawe ngira umugabo papa ni ukuri ko imana aisha ari kumbeshyira papa nibwo kigera hano yaraje gufata ikayi yaraje kugenda kandi yabizi ko yaje mu gitondo papa kireba ku muryango asubira iwanjye kugira yaraje papa ntabwo yahuza n'abarega ahita avuga ngo papa se yatugira umva shaka papa reka nkubwire hano uyu muhungu ureba hano ntabwo yitwaye bya sinde bakubwiye ni motari yitwa Claude nta moto agira nta niba yatiye ibyo birirwa umwana utangiza kwiga yajya ikayi papa ikayi yamubwiye se ko nayihaye umwana mushiti we ngayimuhe yaje gukora ikirere ntabwo yarabizi ko nayimuhaye papa umwana wacu niyoroshye ayisha shaka papa bantutse 2010 gusa kazi neza mboga zizanye yewe rero mwereka ahantu mujyana papa wari